Kunda ubuzima Health Care rero ifite intego yo kubagezaho product zikozwe mu bimera, inyunganiramirire zikozwe mu bimera zirinda kandi zikanavura indwara zitandukanye, harimo imiti ikozwe mu bimera ivura prostate, ivura umwijima ufite imyanda, umwijima utabasha gusitoka intungamubiri neza, ndetse no kuba umwijima utabasha kudetoxifier, no kuba umwijima utabasha gusekretera bile ifasha digestion gukora neza. Izi nyunganiramirire zirinda umwijima kutangirika cyangwa se ngo ube washwanyagurika, kandi tuzi ko umwijima uzirana n'amarukoro, kazirana n'itabi n'inzoga zitandukanye. Ubwo rero izi nyunganiramirire tugira ni nziza, ziraburinda umwijima ukamera neza, ndetse izi produits zacu ziri naturere zibasha no kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Igihe isukari yabaye nyinshi iraringanira ikamera neza. Izi nyunganiramirire dufite rero zinavura n'indwara z'imitsi, n'indwara z'imigongo, indwara z'umutwe w'uruhande rumwe nk'igifu, ama-infection ku bagore n'abakobwa, ama-infection ku bagabo n'abasore, ndetse n'abakunda kugira ibibazo bya crampe musculaire, n'abakunda kugira ibibazo bya migraine, n'abakunda kugira ibibazo bya Helicobacter pylori, HP, agakoko ko mu gifu. Ndifuza ko mwajya muza tukabafasha, n'abakunda kugira ibibazo bya Alzheimer ndetse n'indwara nka za Parkinson, aho ngo turabafasha, n'ibibazo byo kugira uruhara, ngo turabafasha, mwaza tukabafasha mukagira ubuzima bwiza. N'abafite ikibazo cya anemia, abo turabafasha, bafite ikibazo cyo kugira amaraso make, kandi n'abagira ibibazo by'umutima, umutima udakora neza, turabafasha n'ibibazo by'ibihaha na prostate n'imisemburo yaragabanyutse ku bagabo n'abagore, abo ngo baraza tukabafasha. Rero njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Eric Abizera, ni njyewe ushinzwe kubagezaho ibi biganiro tubungabunga ubuzima twivura dukoresheje imiti gakondo y'Abashinwa ikomoka ku bimera, kandi iyi miti ifite ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga nk'ikigo cya FDA Food and Drugs Administration, n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice, ndetse n'ibigo ISO n'ibigo HACCP bitandukanye bishinzwe gutanga ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa cyane cyane. Ndetse iyi miti dutanga ikozwe mu bimera, itunganywa n'inganda z'Abashinwa, ifite n'ubuziranenge bwo mu Rwanda Food and Drugs Administration. Niyo mpamvu dushaka kubagezaho kubyerekeranye n'uburyo tugomba kubungabunga inyama yitwa impindura. Rero aka kanya tugiye kuganira ku nyama yitwa impindura. Iyi mpindura ni inyama iba ku bagore n'abagabo barayigira, kandi iyi nyama yitwa impindura niyo ihindura glycagon na insuline. Ndashaka kugira ngo bimenyeshe abantu batari bazi gutandukanya impindura n'urwagashya. Urwagashya barwita rat, ariko impindura bayita pancreas, ihindura glycagon na insuline. Impindura niyo isokereta sick pancreatic, ariko urwagashya rwo rukora imisemburo itandukanye yo mu mubiri. Iyo mpamvu impindura ari inyama ikomeye cyane. Impindura nibasha gukontorora igipimo cy'isukari mu maraso. Igihe isukari yariri mu mubiri wari usanzwe ukoresha, iyo yashizemo umubiri uyaka insuline ikayaka glycagon ikajya kuyikura mu mwijima, umwijima ukayirekura. Iyo umwijima aje kurekura iyi sukari, agenda ikahereza glycagon ikahereza insuline nayo ikabasha kwerekeza mu bice by'umubiri bitandukanye. Impindura iyo yagize ikibazo yangiza ibice by'umubiri bitandukanye, kuko iyo igira uruhare mu gutunganya cyangwa se mu gutembereza isukari, ifasha umubiri mu gutembereza isukari mu maraso, ariyo umubiri wifashisha kugira ngo tubone imbaraga. Rero isukari iyo yabaye nyinshi mu maraso, icyo gihe ikarenga igipimo cyagenwe, byitwa diyabete ya mbere cyangwa se diyabete ya kabiri. Bivuze ngo iki? Umuntu muzima
udafite diyabete aba afite 120/80 cyangwa se kuri 6. Rero umuntu ufite diyabete nyirizina iyo twamupimye cyangwa se yegereye mu ivuriro bifitiye ububasha cyangwa se umuganga ufite ububasha akamusuzuma agasanga afite 140/90, icyo gihe dutangira kuvuga ko afite uburwayi bwa diyabete, ko afite isukari nyinshi mu maraso. Nyamara kuvuga ibi bintu, nimba uri umugabo cyangwa se uri umugore cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umusore ugatangira kugira ibimenyetso bikurikira: ufite ikimenyetso cyo kugira iserere, ikimenyetso cyo kubura apeti, ikimenyetso cyo kugira umwuma wa hato na hato, ibimenyetso byo kwihagarika kenshi mu ijoro, ufite ibimenyetso byo gukomereka igisebe ntigikire, ukagira ibimenyetso byo gukuka amenyo, ukagira ibimenyetso byo kwibagirwa, gana ivuriro riri hafi yawe ribifitiye ububasha bagufashe, bagupime, barebe ko udafite uburwayi bwa diyabete ya mbere cyangwa se iya kabiri. Ni ngombwa ko uhora wipima, wikontorora, kuko ibyo turya ntabwo bitworoheye. Tunywa inzoga, tunywa amasukari menshi atandukanye, kandi dukunda kurya ibiryo byakorewe mu nganda. Ni byiza ko uhora wikontorora kugira ngo urebe ko udafite uburwayi bwa diyabete, kugira ngo urebe ko impinduro yawe itangiritse. Pankreya ni inyama ifatiye umubiri akamaro kanini cyane. Rero hano mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tubafitiye inyunganimirire yitwa Loga. Loga ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera bitandukanye kandi utunganywa n'inganda z'Abashinwa. Abashinwa tuzi ko bateye imbere mu buryo bw'ubuvuzi naturere, mu buryo bw'ubuvuzi gakondo. Yewe niyo ugeze mu Bushinwa ugiye kwivuza mu hopitale yaho, usanga n'iyi miti naturere yaho irimo, kuko bo barayemera, bazi ko imiti naturere ivura. Tuzi ko cyangwa twakoreshaga igishikashike, tugakoresha umubirizi, tugakoresha ibikakarubamba, tugakoresha imiravumba, tugakoresha n'ibindi byatsi bitandukanye, n'ibyatsi byitwa inyabarasanya tuzishyira ku bisebe. Ubu ngubu byaroroshye, Abashinwa iyi miti, ibyo byatsi byose babikoramo iyi miti bakayituzanira, tukayiha Abanyarwanda n'abatuye isi kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nabwiye ko ikimenyetso cya mbere uzisangaho ku muntu urwaye diyabete ni ukugira umwuma wa hato na hato, ubwo ndavuga inyota, no kwihagarika kenshi mu ijoro, no kumva watakaje imbaraga, iminite ikagabanyuka, no kwibagirwa, no gukuka amenyo, no kugira ibisebe bya hato na hato kandi ibisebe bidakira, ndetse no kumva ushaka kunywa amazi kenshi buri gihe. Icyo gihe wagana ivuriro ribifitiye ububasha bakagufasha, bakaguha inama nziza ku byerekeranye n'ubuzima. Kunda Ubuzima Health Care twe dutanga inama nziza ku mirire no gukora regime ku bantu bafite ikibazo cy'imirire, batazi uburyo badasobanukiwe uburyo bafatamo imirire myiza no gutanga regime. Iyi Loga ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera, ufasha impindura gukora neza. Kuri diyabete, abantu bafite ikibazo cyo kwihagarika kenshi mu ijoro, no kugira umwuma cyangwa se inyota, no gukuka amenyo, no kwibagirwa, no kwihagarika inshuro zirenze 3 mu ijoro, no kugira ibisebe ku mubiri bidakira. Icyo gihe waza hano mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, aho tuvuza imiti ikomoka ku bimera, tukaguha uyu muti witwa Loga Capsule, ukagufasha. Ni umuti mwiza kandi usobanutse. Ndabwira ko iyi miti naturere iyo uyifatanyije n'imiti yo kwa muganga isanzwe, bigira umumaro cyane kubaka ubushobozi bw'umubiri. Iyo wariye neza uba ufashije muganga kubungabunga ubuzima. Warya nabi ukaba witandukanyije na muganga kubungabunga ubuzima, kuko iyo uriye nabi
muganga nawe biramuvuna gukora teretoma yawe. Ndakubwira ko iyi roga ifasha insuline gukora neza, bityo bigatuma igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso kigabanyuka kikagera ku 120/80. Kandi umuntu wanyoye uyu muti ukomoka ku bimera akawunywa neza agira ubuzima bwiza. Hari kire yabugenewe rero, umuti w'ibanze unywa iyi roga, ukanywa n'umuti witwa Sipurulina, ukanywa n'umuti witwa Golden 6 na Magirimu, kuko tuzi ko ari diyabete iterwa n'umubyibuho ukabije, kuko tuba twari ibintu byo mu nganda, ibyo bigatuma isukari iba nyinshi mu maraso. Hari diyabete iterwa n'umubyibuho ukabije nk'uko nabibabwiye, ibinure bikaba byinshi, hakaba diyabete ituruka ku byo twariye. Bibutse ko diyabete yo mu rwego rwa mbere hari igihe ari diyabete iba ikomoka ku muryango, iba iri hereditaire, ariko diyabete mu bwoko bwa kabiri ariyo bita diyabete ya kabiri, ni diyabete ituruka ku myitwarire y'umuntu agira mu kazi ka buri munsi cyangwa se mu rugo rwe rwa buri munsi. Wariye nka za konfitire, za foromaje, wanyweye amasukari menshi, wariye ubuki bwinshi, wariye ibintu bitandukanye byo mu nganda, za mayoneze, wariye inyama zitukura, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibivuta byinshi nabyo bituma umuntu atagira ubuzima bwiza, bikagenda bikangiza impinduro, bityo impinduro ntibashe guhindura glycagon insuline, bityo ukarwara diyabete. Rero mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tubaha roga, tubaha Magirimu yo kujya gukuraho ibyo binure, urwo rugimbu rubi. Mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tubaha Golden 6 ifasha neri, ndavuga imyakura kuko diyabete yangiza imyakura, ndetse umurwayi wa diyabete no gukora amabanga y'abashakanye bijya bimunanira kuko diyabete yangiza prostate. Diyabete yangiza ibice by'umubiri bitandukanye, akenshi na kenshi hari igihe diyabete gufata bakaba baguca akaguru, bitewe ko akenshi na kenshi diyabete iba yangije uturemangingo tugize umubiri, ari two bita cells cyangwa se selire. Rero hari igihe uba urwaye diyabete wanywa isukari ukumva ikumereye nabi, warya ubuki ukumva bukumereye nabi, ikintu cyose kiryohera kikakugiraho ingaruka zikomeye. Muri Kunda Ubuzima Health Care rero tubafasha kubaha iyi miti naturelle, harimo roga, harimo Magirimu, Sipurulina, Golden 6, ndetse hakazamo na Codaactive. Iyo ni imiti ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, kandi imiti ikomoka ku bimera, ikozwe mu bikakarubamba, ikozwe mu mibirizi, ikozwe mu rwiri, ikozwe muri avoka, ikozwe mu bitoki, ikozwe mu mateke, ikozwe mu birayi, ikozwe mu bintu bitandukanye, ikozwe mu bitunguru, ikozwe muri epinari, ni ibyatsi bitandukanye iyi miti ikozwemo, kandi bakoresha uburyo bwa distillation mu kuyitunganya, ku buryo nta byangiza umubiri birimo cyangwa se uburozi burimo bushobora kwangiza umubiri. Koresha iyi miti naturelle igufashe kugira ubuzima bwiza, kandi ugire amahoro yuzuye mu gukoresha iyi miti. Izamura iminite, abasirikare b'umubiri bagakora neza. Tuzi ko diyabete ica intege umubiri, bityo abasirikare bagatangira gukora nabi. Wakoresha roga ikakuzamurira iminite ukagira ubuzima bwiza. Ndetse iyi roga iyo tuyitanze tuyitangana na reishi bita champignon rouge, bigafasha abasirikare b'umubiri gukora neza, ndetse ikagenda ikica bacteria ziri mu mubiri, bityo umubiri ukamera neza. Rero wagana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tukaguha iyi miti naturelle, ikozwe mu mibirizi, ikozwe mu bikakarubamba, ikozwe mu rwiri, ikozwe mu myumbati, ikozwe mu mateke, ikozwe mu buki. Bakora systeme ya extract, bakayiextractinga, bityo bagakuramo ibyafasha umubiri gukora neza, ibitafasha umubiri bakabijugunya, bakabijyana muri puberi cyangwa se ahandi hantu hatandukanye, kuko biba bitafasha umubiri gukora neza. Ubwo rero iyi miti ikuwemo ibyangiza umubiri, hagasigara ibifasha umubiri gukora neza. Wagana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tukagufasha, tukaguha inama nziza ku mirire,
tukakubwira buryo ki ushobora kwifata, kandi nimba uyirwaye tukaguha inama nziza ufata n'iyi miti, nimba utayirwaye nabwo tukaguha regime. Irinde kugira umubyibuho ukabije, wirinde kunywa amasukari menshi no kurya inyama zitukura no kunywa amata menshi. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma pankreas idakora neza. Wirinde kurya by'akavuyo, kuko n'urya by'akavuyo byanga byakunda nta kizabuza uburwayi kukuzaho. Rero ngwino tugufashe, tuguhe inama nziza ku mirire, ugire ubuzima bwiza. Hari n'abantu bafite uburwayi bwa hypertension no turabafasha, ariko cyane cyane uyu munsi ndavuga kuri iyi roga. Roga ni umuti ugira uruhare mu guhanagura urugimbu rubi mu maraso, bigatuma amaraso atembera neza mu mitsi. Ndetse iyi roga ijya gusa n'uturemangingo tugize impindura ikongera igakora neza. Ndetse iyi roga ifasha insuline gukora neza. Igihe insuline yangiritse, iyi roga irongera ikayisana, bityo bigatuma insuline ikora neza. Iyi roga ituma imisemburo ishinzwe gutuma umubiri ukora neza yongera gukora neza bitewe no gukoresha iyi roga. Iyo unyweye iyi roga ibasha gukura ibintu by'amasukari y'umurengera mu maraso, bityo isukari ikagabanyuka ku gipimo cyiza, kandi ukagira ubuzima bwiza. Nta muntu utagira isukari mu maraso, ahubwo se ufite isukari ingana iki mu maraso? Nibyo nkubaza. Bityo manza urebe isukari ufite, kuko umuntu wese agira glucose mu maraso imufasha kugira imbaraga z'umubiri. Hakaba n'isukari ibita glucose mu maraso mbi, ahubwo yangiza uturemangingo tw'umubiri. Niyo mpamvu tugufasha kugira ngo ugire isukari nziza, ugire ubuzima bwiza mu maraso, bityo impinduro yawe ikore neza. Ndabwira abagabo ko isukari ikona, nkabwira abagore ko isukari ikona. Isukari nyinshi mu maraso irakona, isukari nyinshi mu maraso ikura amenyo, isukari nyinshi mu maraso, ndetse iyo ibaye nyinshi mu maraso utangira kureba icyezi urahuma. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite isukari y'umurengera mu maraso. Umuntu afite uburwayi bwa diyabete, ushobora kurwara diyabete mu bwoko bwa mbere cyangwa se diyabete mu bwoko bwa kabiri. Nubwo diyabete nyinshi n'iya gatatu ibaho n'iya kane ibaho, ariko izwi cyane ni diyabete ya mbere na diyabete ya kabiri. Niyo mpamvu tugomba kugana amavuriro atwegereye kugira ngo badufashe kugira ubuzima bwiza, twikontorora ko turwaye diyabete, twikontorora kugira ngo turebe ko turwaye hypertension, twikontorora kugira ngo turebe ko turwaye prostate, twikontorora kugira ngo turebe ko turwaye uburwayi bw'amagufa, twikontorora kugira ngo turebe ko turwaye uburwayi bw'umutwe n'uburwayi bw'umwijima. Niyo mpamvu igihe usanze utabirwaye washima Imana, igihe usanze birwaye ukajya ku bavuzi babifitiye ububasha, bakagufasha bakaguha inama nziza z'ubuzima kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Kunda ubuzima dukora iminsi yose guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu saa 2 z'ijoro nibwo tuba turi gukora, kandi na nijoro udukeneye waduhamagara tukagufasha, kuko ntabwo nubwo saa 2 tuba dufunze ofisi, ariko mu rugo naho tuhakorera akazi. Waduhamagara tukakugira inama. Ikindi, hari abantu bagira ibibazo bya pH iri hasi, ndavuga pH metere, kugira ngo nko kuba umubiri warabaye ufite imyanda myinshi mu maraso, ufite acide, kandi ukeneye amazi ararikare. Muri Kunda Ubuzima tujyana amazi yitwa alkaline water, abasha gukura umubiri muri eta acidique akawujyana muri eta normal, ariyo bita eta basique. Ayo mazi rero yitwa alkaline water ni meza, afasha umubiri gukora neza, ndetse nayo agira uruhare mu gukura ibinure biri mu mubiri no gufasha abarwayi ba diabete kugira ubuzima bwiza. Ngwino tugufashe, tuguhe inama nziza ku mirire, ugira amahoro atemba nk'uruzi, ufite ubuzima bwiza. Roga ni umuti tugira
buri munsi uba uhari, waza tukagufasha, tukaguha inama nziza ku mirire. Murakoze, Imana ikomeze kubaha imbaraga, amagara mazima, kandi mugane ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Mwaduhamagara kuri nimero zacu ni 0785 86 682. Izi nimero zibona kuri WhatsApp, mwanatwandikira no kuri email yacu. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Mugane iriya website ni wa3kundubuzima.rw. Ndongera subiremo, ni 0785 86 682. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp, ndetse mwanatwandikira kuri email yacu, mugasura urubuga rwacu ari rwo wa3kundubuzima.rw. Kuri Facebook ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, no kuri Facebook tubaho, kuri Instagram, kuri LinkedIn, aho hose mwahadusanga ku mbuga nkoranyambaga. 56 46 68 2 niho mwaduhamagara, tuba no kuri WhatsApp. Murakoze.